Umunsi mwiza nshuti mukunzi wa Kigali Youth Talent, iyi ni channel yanyu ibagezaho ibiganiro cyangwa se filime za bwenge na se. Ariko kuri uyu munsi wa none turi ku rukiko rwa Nonga i Nyamirambo, aho umuntu Ndimbati yaje kuburana. Turi live ubu ngubu na 3D TV, mubona turi gukoraho amashusho kuri aka kanya ka none, kuko hari kwinjira abanyamakuru bakeya mu rukiko. Ariko Ndimbati turi kwegera bamwe na bamwe kutubwira ati ngo Ndimbati ngaragumamo, ariko reka dutegereze umwanzuro w'urukiko. Ariko reka namwe tubashishikarize gukomeza kugenda mukurikira iyi channel yacu gato gato, tureba umwanzuro urukiko ruri buze kurekura. Aho masaha makeya yashize Ndimbati yaje kwemererwa kujurira, kuko hari kwerekanwa ibimenyetso bikeya cyane, nta kindi cyari kuza kuvamo. Ndimbati baje kumwemerera gufungurwa by'agateganyo, ariko mu gihe hagitegerejwe kujurira iwabo buriya mukobwa se cyangwa uriya mukobwa waje kurega Ndimbati nyuma. Ariko Ndimbati mu mateka, Ndimbati yarekuwe nta kindi kintu gisubiwemo. Umugore we yarize cyane bitewe n'agahinda kenshi yari afite ko nta muhe nyine yarakumbuye umugabo we. Ndimbati nyine muri urwo rwego numva yafunguwe. Twari duhari nk'abanyamakuru ba Kigali Youth Talent ndetse n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye. Kandi reka dukomeze kugenda dusengera Ndimbati wenda bamufungure, kugira ngo dukomeze kugenda turyoherwa na sinema nyarwanda ndetse n'ibindi biteganyijwe biri imbere byose. Kandi bano sinzi kabisa, birashimishije cyane. Reba, twanabonanye n'uyu musaza nyine usa nka Ndimbati wari uturutse nimba ari Urutsiro hafi aho ngaho nyine, nawe twaganiriye nawe. Ikindi kiganiro wenda twakibagezaho ubutaha, Ndimbati tubashije kuba twaganira nawe. Ciao ciao, njye amazina yanjye bahita Samuel Mwijuru. Reka dukomeze kugenda tubona kuri channel ya Kigali Youth Talent. Nahagaruka ukeneye kudeza inyunganizi cyangwa se igitekerezo, hamagara 0780143158, cyangwa se ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu Samuel Mwijuru, Facebook, Instagram ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Urakoze cyane. Umunsi mwiza nshuti mukunzi wa Kigali Youth Talent, iyi ni channel yanyu ibagezaho ibiganiro cyangwa se filime za bwenge na se. Ariko kuri uyu munsi wa none turi ku rukiko rwa Nonga i Nyamirambo, aho umuntu Ndimbati yaje kuburana. Turi live ubu ngubu na 3D TV, mubona turi gukoraho amashusho kuri aka kanya ka none, kuko hari kwinjira abanyamakuru bakeya mu rukiko. Ariko Ndimbati turi kwegera bamwe na bamwe kutubwira ati ngo Ndimbati ngaragumamo, ariko reka dutegereze umwanzuro w'urukiko. Ariko reka namwe tubashishikarize gukomeza kugenda mukurikira iyi channel yacu gato gato, tureba umwanzuro urukiko ruri buze kurekura. Aho masaha makeya yashize Ndimbati yaje kwemererwa kujurira, kuko hari kwerekanwa ibimenyetso bikeya cyane, nta kindi cyari kuza kuvamo. Ndimbati baje kumwemerera gufungurwa by'agateganyo, ariko mu gihe hagitegerejwe kujurira iwabo buriya mukobwa se cyangwa uriya mukobwa waje kurega Ndimbati nyuma. Ariko Ndimbati mu mateka, Ndimbati yarekuwe nta kindi kintu gisubiwemo. Umugore we yarize cyane bitewe n'agahinda kenshi yari afite ko nta muhe nyine yarakumbuye umugabo we. Ndimbati nyine muri urwo rwego numva yafunguwe. Twari duhari nk'abanyamakuru ba Kigali Youth Talent ndetse n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye. Kandi reka dukomeze kugenda dusengera Ndimbati wenda bamufungure, kugira ngo dukomeze kugenda turyoherwa na sinema nyarwanda ndetse n'ibindi biteganyijwe biri imbere byose. Kandi bano sinzi kabisa, birashimishije cyane. Reba, twanabonanye n'uyu musaza nyine usa nka Ndimbati wari uturutse nimba ari Urutsiro hafi